kuri mo Cyangugu habaye ikisaka kuri ADPR sibyo naho bafashe ubutaka bw'itoro bakagira gute bakabugurisha yego abakristo bati ubu butaka mugurishije muzi yuko tudakeneye kubukoreraho umurimo w'Imana. ubwo butaka se ngo nubwo rubanza kirwa burimo rusengero narwo ntarwo twanyuze mu gitondo ngakubaza si gahunda niyisigaye bashyizemo indofise rwose tahuye bashyizemo indofise kandi rwa rusengero yahoze ari Imana bayirukanye bashyizemo indi office yego kandi habanye neza niki reka nta naho bihuriye nta hantu bihuriye. barimo bavuga yuko umushumba w'ururembo rwa Rusizi ubwo n'umushumba w'ururembo rwa Cyangugu yego yagurishije ubutaka bw'uru rusengero yo kwitorero rya mo Cyangugu. Ari umushumba we ku giti cye warwigurishije n'umushumba w'ururembo yego. kandi mu kugurisha ubu butaka bwagurishijwe ku mafaranga miliyoni 180 ariko abakristo mu nda y'ingoma kwa Riratore nk'uko bimaze kubivuga yego barimo bagenekereza yuko bwakagombye kugurwa hagati ya miliyoni 500 ariko zitarenze 700. abusaba akarere hateganyijwe yuko bazahubaka kaminuza universite ya ADPR ku rwego rw'igihugu. nagerageje mvugisha n'umuyobozi w'itorero umushumba mukuru Reverend Isayi ansaba ko mwandikira kuri WhatsApp namuhaye ubutumwa bugufi ndabona nta gisubizo arama rero ubwo nami igisubizo nimumfashe dushimire babahanga Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye havari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. telefone ni 0788302368 iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Yes, reka nanjye gusuhuza dukurikiye n'ibyagaciro komeye cyane kubugarutse kubana natwe nk'uyu nguyu ndagusuje kandi ngushimira ko warahisemo iyi channel ndi kumwe na Prince Robert kuri kamera nishimiye kubana nawe. Nanjye nishimiye ko twongeye kubonana. Meze neza. Iyo dukesheje umunsi duhumeka Imana ibikwiye kubishimirwa. Ngiye grippe meze nabi uraza gukira. Gukira ko ngomba gukira. Yego. Rani ibihe biba birimo bihinduka. Yego. Weekend ayisoje amahoro. Nari amahoro nta kibazo ufite. Agiye gusenga se cyangwa waraguye insengero zirafunze? Ubwo ushatse kuvuga iki? Hari abantu bavuga ngo insengero zirafunze ngo ntibakijya gusenga. Abandi bakavuga bati nubundi byatweretse ubundi umukristo nyawe ajya gusenga cyangwa ahora asenga. Umuntu ujya gusenga simbizi ngiye sindi mubare w'abajya gusenga. Kuko ijambo ry'Imana dusaba gusengesha umwuka iteka. Hariya muri ziranzu tuba twagiye gukora iki buriya? Guhura n'abandi. Okay, ejo wagiye guhura n'abandi se base? Ejo ntago nagiyeyo. Gusa ntago byakwiyeho narangiza amateraniro meza. Hari mwene data twaraye tuganiye numva ndafashishwa. Babiri se mukora amateraniro? Muri babiri mukora amateraniro? Siko bibiri ivuga se? Ngo babiri cyangwa batatu. Iyo bateranye. Ubwo se babakoze iki siteraniro? Ngo bahuje umutima. Kandi bari kuvuga Imana ngira amanuka kabasanga. Musangize kuri amateraniro kunari ari meza. Twaraye tuganiye donc duhishurirwa umwuka ari kutubaza ngo mbese mukubura mute inzu yanyu. Tuyikubura gute? Urumva tumaze kubona yuko izi nzu uri kumbaza zubatswe n'abana b'abantu z'amatafari. Iyo umuntu agenda kura mu mwuka ahishurirwa ko atari yo nzu y'Imana. Sibyo? Ariko zitiriwe Imana. Ikintu kitiriwe ikintu ntago ari igisobanuro cy'uko ari cyo. Sibyo? Yego. Kuko no mu mategeko buriya hari igihe bajya kuguhana kwa ngo yakoze icyo kwiyitirira. Undi kwiyitirira ikintu ni icyaha. Hano mu Rwanda iyo witiriye inzego ntibikugendekera ukundi kuntu.
cyane urara mu maboko ataraya. hanyuma umuntu uri gukura mu mwuka agenda asobanukirwa ko urusengero ari umutima we, ari umubiri we. Hanyuma umwuka rero ari kutuganiriza atubaza ngo mbese Robert n'uwo mwene data inzu yanyu muyikubura muti. Twari turi kuye ku ijambo umwami Yesu yaciye umugani avuga ko hari umugore, sibyo? Yego. Wari ufite donc amakuta cyangwa se ifeza ibiceri 10. Yego. Hanyuma kimwe gitakara mu nzu ye. Gitakayemo afata umwanzuro wo gukubura iyo nzu ye, uri kumva? Yego. Ngo abo ashaka iki cya giceri cye cyatakaye, ngo akibonye akoresha ibirori. Yego. Ahamagara abandi bantu ngo nimuze twishime igiceri cyanjye nakibonye. Mu yandi magambo mu isi y'umwuka hari icy'agaciro dufite muri twebwe umwami Yesu yashyizemo aricyo cy'ubugingo buhoraho. Yego. Hari igihe rero inzu zacu zizamo imyanda, sibyo? Reka dufate nk'urugero rwa hafi, nkatwe tuba hano kuri iyi mihanda, akenshi ubona imyanda yinjira mu nzu zacu. Wibona? Yego. ngaho uyu, ngaho profete, ngaho pasteri, ngaho bishop, ngaho revera, ngaho donc urwo rusobe rw'iyo myanda yose yinjira muri twebwe. Ese tuyikubura gute? Yego. Hanyuma rero kugeza uyu munsi Evode abantu barakitiranye inzu z'amatafari n'inzu z'umuntu w'imbere. Sibyo? Yego. Kugeza n'uyu munsi abantu bagifite intambara zo kuzirwanirira. Ni aho nabonye nuza hajya ni Kicukiro abadventiste bari kuburana ko babagurishije iki inzu y'Imana. Ahandi Murambi. Ahandi Murambi. Sibyo? Ngo bararugurishije sha. Nahoze ndeba kuri YouTube uwitwa Rora. Yakoze inkuru avuga ko kuri Mo Cyangugu. Mo Cyangugu. Habaye iki saka? Kuri ADPR, sibyo? Naho bafashe ubutaka bw'itoro bakagira gute? Bakabugurisha. Yego. Abakristo bati ubu butaka mugurishije muzi yuko tudakeneye kubukoreraho umurimo w'Imana. Ubwo butaka se ngo nubwo rubanza ki rwari burimo rusengero narwo? Ngiye rero bura sigaye ngenda gakeya. Byaba byiza mpamagaye nkarora ufite ayo makuru akayadusangiza, sibyo? Yego. Ariko nge nyine nari kuguha urugero rwa hafi rwiza yuko abantu bitiranye inzu z'Imana, sibyo? N'inzu z'urusengero ariko urusengero rw'umutima wawe. Ahubwo nkabaza wowe nkurikiye nanjye nkurikiye, ese inzu yawe yikubura ute? Imirayi iri ku madirishya ubwo na amatwi. Sibyo? Yego. Donc icyumba urarama aricyo mutima ukirinda ute nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Umunwa wawe ari nk'umuryango winjira. Yego. Donc nibisohoka muri iyo nzu yawe bimeze biti. Izi kamera ziriho ku nzu yawe ese ziracyakora neza? Sensa zazo ziracyakora? Cyangwa zarapfuye zibona ijipo igeze hano zikagira, sibyo? N'urugero nyine ngwaye. Sinzi wenda ikintu uri kuvuga niba uri kukikurura. Abantu basigaye bitiranye naga izi nzu z'Imana ijiza amatafari mubona. Aha dukorera hano hafi. Ntarwo twanyuze mu gitondo ngakubaza si gahunda niyisigaye. Bashyizemo indofise rwose tahuye. Bashyizemo indofise. Ari rwa rusengero. Yahoze ari Imana bayirukanye bashyizemo indi office. Yego. Sibyo? Kandi habanye neza niki? Reka nta naho bihuriye. Nta naho bihuriye. Sibyo? N'urugero nguhaye. Rero wenda nari ngwaye urugero rwabo b'inyamasheke bagurisha cyangwa se cyangwa bari kugurisha urusengero, sibyo? Yego. Gusirituke ntago information ziri furu nziza ariko nazo reka tumaze tuganire ntacyo. Reka nkweke we baza uwo munyamakuru mugenzi wacu wakoze iyo nkuru. Yego. Byose ashobora kuba afite amakuru arambuye. Natwe turaza kumva icyo ubuyobozi bw'itoro rya ADPR bivuga kuko ubutaka ni ikintu ni ikintu gikomeye kiremere. Niba ubutaka cyetse butari bwanditse ku itorero, ariko niba bwanditse ku itorero reka menya amakuru. Simpamya ko umuntu w'Icyangugu yagurisha ubutaka biba byiza itorero ritabizi. Yego. Hako biranashoboka. Kamamagare numve rwose. Allo. Monsieur Rora waramutse neza? Mwaramutse neza. Nitwa Robert ku Isezerano TV no kuri Yada TV.
murakoze cyane. guhamagaye ndi kuri kamera. Yes. Hari ikiganiro mbonye umaze gukora kimaze amasaha agera muri 3 kivuga yuko nuza itorero rya ADEPR mo Cyangugu. Hari umwe mu bashumba biri itorero bagurishije ubutaka bwaryo, hanyuma abakristo bakavuga ko byagurishijwe mu buryo bwa rwishwa cyangwa se butemewe cyangwa se ingano y'icyagurishijwe atari ko gaciro kacyo. Ubundi iyo nkuru imeze ite? Urakoze cyane, reka mboneho kubwira abadukurikiye amazina yanjye nitwa Bigirimana Rora. Haba ndi umugabo wubatse ufite umugore n'abana 4. Yego. Haba mfite umurongo nkoreraho kuri social media kuri YouTube. Ncishaho ibitekerezo byanjye byubaka abanyarwanda muri ndetse n'itorero muri rusange. Wowe unyuzaho ibitekerezo byawe, rega bura ntago ari ngombwa abantu twumva ibintu kimwe. Urakoze cyane. Ushobora kuba ibyo wita ko ari ibitekerezo, ngiye ntabona ari ibitekerezo. Ufite umuyoboro unyuzaho ibitekerezo byawe. Urakoze cyane. Nukuvuga ko iyi nkuru nayikoze kandi nyihabwa na bamwe mu bakristo bo mu ngoma bo kwa itorero rya Cyangugu. Yego. Iyi nkuru ihagaze gute? Nicyo ngushakira ngubarije rwose nandi mu kiganiro. Urakoze cyane rero. Ndi kumwe na mwene data muha urugero rw'ukuntu abantu bita urusengero, izi nzu zubatswe n'abana b'abantu bakazita urusengero rw'Imana, kandi urusengero rw'Imana ari imibiri yacu. Yes. Turi kumwe rero. Yego. Barimo bavuga yuko umushumba w'ururembo rwa Rusizi, ubwo n'umushumba w'ururembo rwa Cyangugu, yego, yagurishije ubutaka bw'uru rusengero yo kwitorero rya Cyangugu. Ari umushumba we ku giti cye warwigurishije? N'umushumba w'ururembo. Yego. Kandi mu kugurisha ubu butaka bukaba bwaguzwe amafaranga makeya adahanwe n'ingano cyangwa agaciro k'ubutaka muri rusange. Yego. Bwagurishijwe ku mafaranga miliyoni 180. Ariko abakristo mu nda y'ingoma kwa Riratore nk'uko bimaze kubivuga, yego, barimo bagenekereza yuko bwakagombye kugurwa hagati ya miliyoni 500 ariko zitarenze 700. Donc ubwo igiciro ubutaka bwagurishijweho ntago ari cyo gikwiriye. Ntabwo ari cyo gikwiriye. Yego. Dore yuko ubu butaka bwahawe n'akarere ka Rusizi. Akarere ka Rusizi niko kahaye ubutaka itorero rya ADEPR? Niko kabutanze. Yego. None bigizwemo uruhare n'umushumba witwa Murenzi Janvier, akaba ari we muri icyo gihe ari we wari umuregionali w'ururembo rwa Cyangugu. Yego. Donc niwe wadirinze. Niwe wadirinze ubwo butaka n'akarere. Yes. Abusaba akarere hateganyijwe yuko bazahubaka kaminuza universite ya ADEPR ku rwego rw'igihugu. Okay. Noneho babubarura ku itorero rya Cyangugu, kuko aho ngo ku itorero rya mukuru umusozi wa Cyangugu hariho itorero chape ya ADEPR muri rusange. Yego. Abakirisitu nshingwabikorwa, abadiyakoni n'abaririmbyi bakaba barikanze bumva ngo ubutaka bwaragurishijwe, kandi nta nama yigeze ikorwa nk'abafatanyabikorwa muri rusange. Ubwo si cyo gihe habayeho isebanya, hari ukuntu abantu bicara bakaba isebanya. Ni ikihe kimenyetso nyamukuru bafite cy'uko ubwo butaka koko bwagurishijwe? Ikimenyetso kirahari. Yes, kuko nagerageje kuvugisha umupastori umwe muri paruwasi ya Kamembe. Yego. Dore ko iyi paruwasi ya Kamembe ubu ngubu yahujwe n'amaparuwasi agera muri 4. Yego. Uri kumva nkanjye w'umuvugabutumwa mu Rwanda nta muringi ntarakandagiramo. Yego. Mbere yo gukora inkuru ndamanza nkashaka andi makuru ku ruhande. Yego. Navuganye n'umwe mu bapastori bo muri paruwasi ya Kamembe, banyemerera ko ubutaka bwaguzwe. Yego. Ndamubona se kubera iki ubutaka bwaba bwaragurishijwe abakirisitu batagishijwe inama muri rusange, ibintu bikabitura hejuru. Yego. Ku murongo wa telefone arambwira ngo abakirisitu bari kubagisha iyihe nama. Nanjye ndamusubiza, bari kubagisha inama nka nshingwabikorwa n'abadiyakoni, nubwo umutungo ari uw'itorero. Ntabwo abakristo bari kuba intambanyi yo kutagurisha ubutaka, ariko nanone bakabugurisha biciye mu mucyo batabutesheje agaciro muri rusange.
ese ubundi rero reka nkubaze ikibazo ubwo ndakibariza n'abandi bakristo bo mu itorero rya ADPR. urakoze cyane. Kuba ADPR ifite ubutaka igashaka kubugurisha nk'umugenerwa bikorwa wabwo, ni ngombwa ngo ize kubaza umukristo runaka, Robert, Rora n'undi wundi? urakoze cyane, ntabwo ariko byakagombye kugenda. Yego, bakagombye guterana guhamagara abadiyakoni na nshingwabikorwa. yego. Noneho kubera ubwo butaka niyo mitungo yose y'itorero, abadiyakoni na nshingwabikorwa nibo babibungabunga muri rusange. Yego. Kuba batarabagishije inama ibintu bikabitura hejuru, ubwabyo abakristo bahungabanya. Ntihaba hari amanyanga akunda kuba muri bano bantu bateza cyamunara. Yego. Ntihaba harimo ikindi kintu cyaba kibyihishe inyuma, ukurikije ibyo waganiye n'abo bakristo, cyaba kibyihishe inyuma, wenda n'urugero nk'umwe ashobora kuvuga ati ndi kubona bagenzi banjye baragiye babakura mu murimo ntacyo bavanyemo, reka ngiye nikuriremo ayanjye, n'urugero ntanzi. Aho ntago iyo hangire wayibonamo. So reka musubize ku rwego rwanjye. Ni ukuvuga ko ubundi hamaze iminsi hacicikana ku binyamakuru byinshi bitandukanye, ariko nyine amabwiriza y'urwego rw'imiyoborere rushinzwe amadini n'amatorero muri rusange. Yego. Bagaragaza umuntu wemere kuyobora urusengero uko agomba kuba ameze muri rusange, ibyo agomba kuba yujuje. Yego. Bakaba bavuga yuko umushumba w'ururembo rwa Cyangugu, yego, yaba yarabuze equivalence. Yego. Noneho nshingiye kuri ayo makuru, nanjye nahise mbitekereza bati se yaba ashaka kwikurira amaye, abakristo bakazahora bubaka bacibwa imisanzu kandi abatipe urufaranga bararukenyereyeho. Yego. Rero buriya biba byiza. Yes. Wenda nari nkwamagaye nyine ngo menye information, tumenye nuko ubwo butaka bwagurishijwe amafaranga atafite ako gaciro, ariko nk'umunyamakuru mugenzi wanjye, reka dushake verisiyo yo ku ruhande rw'itorero. Impamvu mbivuze, yes, nibaza ukuntu ubutaka niba bubaruweho ADPR cyangwa ngo cy'ubutaka ari ADPR, sibyo? Ese ninde usinyaho finali mu mutungo wa ADPR? Mu mutungo wa ADPR. Donc kuba dusuppose wenda n'urugero uwo muyobozi wa regionali yagurishije ubutaka, ese koko niwe finally uba wemerewe kugusinya ku butaka ku buryo bugurisha ntibugire ikibazo buteza? Nawe ntabwo biba byemerewe, ahubwo ibikorwa byose bya ADPR ku rwego rw'igihugu biba bihagarariwe n'umushumba mukuru w'itorero rya Pentecote mu Rwanda, ADPR. Yego. Iyo regionali agurishije ubutaka, asinya mu cyimbo cy'umushumba mukuru. Asinya muri PO. Yes. Ariko nanone abakristo impamvu bacicura urundogoro, nuko niba byarakozwe mu ibanga, hano hantu akarere ka Rusizi katanze kugira ngo ADPR izahubake kaminuza, buno butaka bukaba bwateshejwe agaciro bukagurishwa amafaranga ari make cyane ameze nk'urusenda, reka mbyite gutyo, kandi bakagombye kuhabyaza umusaruro bakahashyira ku isoko, bakahapiganirwa, abashoramari bakahapiganirwa, ariko ubutaka batabutesheje agaciro muri rusange. Dore yuko no kuri itorero rya Cyangugu muri iki gihe hasengera amatorero abiri. Yego. Hanyuma wenda icyaba cyarabaye nuko bataba baratangaje ko ubutaka bushyizwe ku isoko, nkeka ko aricyo cyaba ari ikibazo. Yego. Hanyuma ugurisha n'ugurishwa we bagura uko bashaka. Yego. Ubwo wahaguje nyine n'uwagurishije bafite uko bumvikana. Reka nkushimire ku kiganiro cyiza uduhaye. Yes. Ketse niba hari ikindi wenda wumva wakongeraho, hanyuma tubaze n'ubuyobozi bw'itorero uko ushobora kuba iyo verisiyo ufite atari bwo itorero rifite. Urakoze cyane, cyo nakongeraho kuko amakuru yahawe n'abo mu ngoma kwa rya torero. Yego. Barimo batabaza ubuyobozi bw'itorero rya ADPR ndetse n'inzego za leta muri rusange, kugira ngo regional ataza kongera kugurisha ibindi bikorwa by'abakirisitu kandi atabagishije inama, kandi bafite urusengero muri iki gihe rusengerwamo, ariko bakaba bari kurukorera amasuku kugira ngo umwaka utaha 2026 mu kwezi kwa gatatu batazarufunga. Yego. Reka nkohereza ifoto y'urusengero. Sawa, urakoze. Murakoze, nyine ndabashimiye.
Imana y'amahoro guhe umugisha kandi ikomeze ikurinde mu byo urimo. Gusa nk'umuvugabutumwa ntabwo nagenda wenda nakubaje n'iki topic twari turi kuganiraho. Ese koko ubona abakristo bakwiye kugumya gutekereza ko izi nzu zubatswe n'amatafari ari inzu z'abana b'abantu? Ndagisubiza mu buryo bubiri. Nk'umuvugabutumwa nkanjye. Yego. Bibaye ngombwa ko insengero zose zihanagurika ku isi. Yego. Nta cyankura ku mwami wanjye. Yego. Kuko Pawulo yaravuze ngo mbese ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'Imana. Hariya tujya gusengera nahitiriwe izina ry'Uwiteka. Yego. Ni ahantu hahurizwa ibikorwa by'Imana. Ariko urusengero nyamukuru ngendanwa ni imibiri, ni umutima, iyo mu bugingo hameze neza Imana irishima. Amen. Murakoze cyane. Reka ngushimire urakoze. Sawa. Sante. Evo wenda ndumva umvishe version ya Rora. Yego. Cyane ababyiza wenda dukurikiranye tukamenya n'amakuru y'aba bakristo. Yego byaba byiza umuntu agize ariko buriya ntekereza ko nibyo natangiye nkubwira nti ubutaka ni ikintu gikomeye, ntago ari ikintu umuntu yabyuka gutya ngo agurishe. Yego. Biba bisaba ko byanga bikunze ubuyobozi bw'itorero bukuru bufite amakuru rero reka amakuru kuko nibo buzakora mutation. Reka ngerageze mvugishe na Kirutimana Emmanuel, uramuzi? Umuyobozi ushinzwe itangazamakuru muri itorero rya ADPR, twumve version ye. Kumva uko atubwira. PR cyangwa se ushinzwe itangazamakuru rya ADPR Emmanuel ndamuvugishije ngira ko twaza kongera kuvugana. Hari ibintu ahugiyemo gusa nagerageje mvugisha n'umuyobozi w'itorero, umushumba mukuru Reverend Isayi ansaba ko mwandikira kuri WhatsApp. Namuhaye ubutumwa bugufi ndabona namwandikiye ndagira ni mushumba mwaramutse neza, nitwa Robert umunyamakuru wa Yada TV. Hari amakuru twifuzaga kubabaza ngo mudushyirireho umucyo ku butaka bw'itorero rya Cyangugu bivugwa ko bwagurishijwe, abakristo bemeza ko ari rwihishwa. Murakoze. Nta gisubizo arama rero, ubwo nami igisubizo tuzaba version y'itorero ikibi bivugaho. Yego. Jite ni ibi nakubwiraga nkubwira yuko abantu bakwiye gukura noneho bakamenya gutandukanya, uri kumva, inzu zitiriwe n'inzu z'urusengero ari rwo mutima w'umuntu cyangwa se ari we muntu. Buriya turenze imbibi z'inzu, sibyo? Zitiriwe mu rusengero hari ibikorwa byinshi bikorerwamo evo bigiye bitandukanye, kandi abantu bagakora ibyo bikorwa byitwa ko ari umurimo w'Imana. Yego, ariko burya iriya mirimo yose ikorerwa mu rusengero yose ntabwo ari umurimo w'Imana. Kuko Bibiliya iyo uyisomyeyo yerekana ko umurimo w'Imana ni activity yose wakora yizeza cyangwa se nawe kwemeza kwizera uwo yatumye. Yego. Sibyo? Ariko muri izi sengero zubatswe n'amaboko y'abana b'abantu hari ibindi bintu biberamo bidatuma umuntu yizera ko Kristo ari umwana w'Imana n'Imana yamutumye kumuduhesha ubugingo buhoraho ndetse bwinshi. Kamfate nk'urugero rwa hafi. Ubona nk'amanyanga aberamo y'ubutubuzi, sibyo? Muri izi nsengero. Yego. Akenshi tuba hano ku mbuga nkoranyambaga ujya ubibona bavuga ati abapasiteri, abavuga butumwa, sibyo? Baratwiba. Ariko mu by'ukuri nubwo baba badekarara ko babibye, already nabo baba ari abajura. Buriya umujura yiba undi mujura. None ubwashize naguhaye urugendo ndakubwira umuntu w'i Kigali uhamaze imyaka 7. Nta manyanga uba ukwiye kumukoraho, nuko uramufera ugasanga ibyo uri kumuferamo abifite experience. Sibyo? No mu nsengero rero ntihazagira umuntu araza akakubwira ngo pastor ngo yarantuburiye. Uri kumva n'urugero nanze. Se yagutuburiye ati ngo nagiyeyo ngo urumva ngo aransengera ngo arangije ngo nabwo ngo ni amafaranga ye ngo ariko ibyo yansengiyemo ntibyakemuka. Turi kugendana. Ariko umuntu wamuganiza mu kanya hari nk'inkuru imwe nabonye hano ku mbuga nkoranyambaga, sibyo? Umukecuru aravuga ngo ngiye ngo pastor ngo aransengeye ngo ambwira ngo ko mpumutse, uri kumva ngo kandi sinigeze mpumuka, n'urugero nanze, sibyo? Ariko wareba uwo mukecuru mu kanya we ni ubwe uri kwiyemereza ko yahumutse.
ari kwemeza ngo nahumutse sibyo yego already ba bantu bavuga ngo bibwe mu nsengero cyangwa se bibye baba bameze kimwe ariko buriya izi mpamvu ijambo ry'Imana dusaba ngo kurinda umutima wacu kurusha ibindi bintu byose birindwa nuko mu mutima w'umuntu niho ubutunzi bwe buba yego ibyo utekereza n'ibyo ugambirira amarangamutima ubugingo bwawe ibyo wibwira byose bizingiye mu mutima wawe iyo umutima wawe rero utawurinze neza uri kumva yego ubasha kwangirika kurusha ibindi bintu byose bigeze gute birindwa buriya ushobora kutarinda amatwi yawe ukayaha kumva byose ariko biroroshye ko ibintu wanyujije mu matwi yawe wabijyana mu mutima ukabiyungurura iby'umumaro ukabijugunya iby'ingenzi ukagira gute ukabikipinga yego ukabibika biroroshye uri kumva ko ushobora kubwira umutima uti jya umfasha gucunga ururimi rwanjye mbashe kuvuga ibizima n'ibigirira abantu iki umumaro yego biroroshye ko ushobora kuvuga ati maso yanjye sibyo nguhaye principe ujye ureba ibifite iki umumaro n'igihe warebye ibidafite umumaro umutima wanjye jya umpa imbaraga zo kugira gute byo kubyirinda yego hari abantu batsindwa n'ibyaha uri kumva ndakumva bamara kubitsindwa bakajya bagira ngo abandi bantu bose nabo batsindwa n'ibyo byaha niba amaso yawe utarabashije kuyarinda neza hari abandi bashobora kurinda amaso yabo ntabwo tuzajya imbere y'Imana tubwira Imana ngo urumva Mana ngo urabona ngo muri Kigali ngo urebye ngo hari hariho ibikobwa byiza ngo byambara ngo utujipo tugeze ari abagabo babyirinze yego sibyo cyane donc tujye twuza ejo bundi nayo ndi kumva indirimbo imwe ni urugero ntanze kugira ngo abantu bumve icyo bita kuza twumve dufate ibizima ibitari bizima tubikuremo hari korasi nuza mushiki wanjye gira amahoro Claudine yari yaririmbye ariko ngibitavuga Imana byose nibituze twabo yagiriye neza turahari turayishima uri kumva si indirimbo nziza siyumvikana mu matwi neza cyane ariko hari uwaza akavuga ati katuyungurure ibitavuga Imana ni ibiki twebwe abo yagiriye neza turahari turayishima nuko ngo afashe abashaka gushima Imana ku byo yakoze abita abantu abadashaka kwishima byita iki ibintu ariko mu by'ukuri ntari kuririmba nabi wowe uza uyungurure ukumva noneho utekereze ni ibiki ari kuririmba sibyo yego noneho akoro zabyo yagiye akora nizo zumvikana neza yaravuze ngo bavuga ko Imana idakiza twebwe abo yakijije turahari ngo tugire gute tuyishime abavuga ko Imana itambika twebwe abo yambitse turahari urumva none hatangiye kubisobanura before yaravuze ngo ibitavuga urumva atarashyizemo akantu gashobora gutuma undi muntu agira confusion si uko aririmbye nabi n'uwayanditse ntiyayanditse nabi uri kumva ahubwo ntabwo yigeze atekereza ko hari abandi bashobora kuza ibyo bintu yanditse bakabisobanura ukundi kuntu aho niho ndi kuvugira ko umuntu akwiye kurinda amatwi ye ibintu byose byinjira mu matwi yacu sibyo siko dukwiye kubijyana mu mitima yacu Hoya kugira ngo ubyumve neza ari nk'abana njye numva bakina comedy agafata nk'indirimbo ya Israel mbonye agatangira kuyigira igishego yes kandi nta jambo na rimwe ahinduye gusa nyine kugira ngo kandi akabikumvisha ko ari ibishego akumva ko ari ibishego ariko nuko ari byo ashaka kumva be bless sibyo abantu rero dukwiye kwicara uri kumva iyi si tugezemo nk'ubu n'urugero hari abantu bashobora kugushwa n'ibi bintu byo kwanga ubutaka ngo bw'itoro ngo bari kubugurisha ngo amabati twatanze ngo ubutaka twaguze ibyo birungura iki ku bwami bw'Imana biragutwara iki nk'umukristo nyawe yego niba warayatanze ukayatangana umutima ukunze uvuga ati bubaka inzu y'Imana bakabageza imbere bitakira inzu z'Imana ukaba umaze guhishurirwa ko ari inzu z'Imana okay kurogereta ku byo watanze nta kibazo ariko biguha imbaraga z'uko ubutaha umenye uko witwara uzi ko aka kantu gashobora kubera isomo ukuntu umuntu arinda umutima we yego niki donc ukubura ute ako tuzakora icyo kiganiro cyonyine iyo topic yonyine ndumva iri kunyaka mu mutima wanjye donc ukubura ute inzu yawe ko mukera mwajyaga kuzikubura evo dufite abakecuru babyukaga saa 9 z'ijoro ba mama wacu ndabizi akabyuka saa 9 z'ijoro kugira ngo amateraniro aze kuza kubamo bakubuye ibintu bimeze neza subiza amatuwarete asa neza ese uko mwakuburaga ziriya nzu uyu munsi mu mitima yanyu ho nta myanda irimo
sibyo yego ko muhakubura muti Mm. ni ukuri iki kintu cyari buriya hari ukuntu umuntu atsindwa n'ijambo ry'Imana naraye nujije numva nanjye nkwiye gufata umweyo sibyo yego nkakubura mu mutima wanjye urukumva Mm. nkagenda ndebaho imyanda iri nkakupaka mbonye cya kintu cy'agaciro nkahamagara abantu muze dusangire muze dukore ibirori kubera iki kuko ikintu cy'agaciro kigize gute kiri muri njye yego aha Roba urakoze cyane reka duhinira aha ngaha buriya tuzagaruka igihe ADPR izaba yaduhaye verisiyo yayo yego kugira ngo tumenye ukuri kw'ibi bintu niba koko byaragurishijwe niba byaragurishijwe se byagurishijwe kubera iki yego ku mpamvu ki hanyuma ariko wenda ducumbika tunasoza nagira ngo njye nibwirire umukristo wese ava akagera sibyo ntabwo uyu munsi urusengero izi nzu z'amatafari ariko urusengero urusengero n'umutima wawe sibyo ntabwo tujya mu materaniro ahubwo tuba mu materaniro sibyo yego icara n'umuryango wawe n'abana bawe n'umudamu wawe ni n'abavandimwe mwicare mukora amateraniro yera muramye Imana muyihimbaze sibyo yego musenge nimurangiza mugire ibihe byiza byo gusenga nimuza kuri za YouTube mujye mwuza mwumve muri ibi bintu Robert avuze ni iki kizima kirimo muri ibi bintu Evoda akoze ubwo ndi kuvuga n'abandi ni iyihe nyungu ndi gukuramo turinde imitima yacu kurusha ibindi bintu byose bigize gute birindwa Imana ibaho umugisha yego reka dushimira dukurikiye ibiganiro byacu byakagaruka shalom shalom